cyaguteye mu rugo rwawe? Ikibazo ariko hano murisanga. Ko ndabona mumeze neza. Ntabwo ari cyane biri aho. Nizeye ko ari amahoro kabisa. Sha urebye biravanze. Urabona umukobwa mugenzi wanjye nako wowe uri umugore wamaze gushyingirwa, ariko njyewe naheze mu gihirahiro, maze kubenga abasore badafite ingano hejuru y'uko mwansezeranyije umugabo. Nshingiye ku mubano wa famiye zacu narabyubashye ndategereza, ariko imyaka ibaye myinshi. Shaka ndakumva pe, ibintu ushaka kumbwira nabyumvise binanavunika, sibyo? Kandi ndabyumva ko ubabaye, wumva igihe ugezemo no gushaka umugabo ukumva ko rwose cyageze n'ukuri. Gusa naza kutwihanganira kandi nanjye nagomba mwosha. Nabizi ko mukunda, nabizi ko umuryango bagukunda, rwose wigira ikibazo. Kuzaho rwose na nimugoroba twavuganye arambwira ati rero byashoboka ko tutari bwongeye kuza kuvugana ku manywa, mba mubahamagariye, ambwira yuko icyangombwa yarabibonye, ibintu byose hariya mu muhanda bimeze neza, ikibura nyine ni kwitegura, urumva ibyangombwa arabifite. Kandi nta yindi gahunda rwose naza, icyo kintu ziri kugitindaho ni wowe kuri wawe. Nse kuko imyaka ishize sinibaza impamvu mutama nimero y'uriya muhungu, ku buryo tugeze aho twumva ko tugiye gupanga ubukwe n'umugabo w'igihuha ntazi. Ni ukuri njye nsigaye ngira impungenge ko umuntu atanabaho. Kuki wundi mutama nimero ziwe? Kuki mutaduhuza njye nawe ngo tumenyane? Ubundi koko aba muri Amerika? Abo mu Rwanda nawe uba waramubonye. Ariko uretse gato mbaze Kuri, ntabwo uciye mu ijambo uvuze, wowe wizera ko iyo myaka yose bakureregetse ko uwo muhungu mwizeye neza? Mbese ku iterambere ryaje, niba ufite ubushobozi bwo kuvugana nawe akaba ari umugabo wanjye w'ahazaza, kuki njyewe ntemerewe kuvugana nawe? Nta foto ye nzi, just numva ngo umugabo mama nawe yumva nabi. Njye ibi bintu nashatse kubivamo, ariko baratubwiza ukuri. Batubwiza ukuri tumenye ngo umugabo arahari cyangwa se ntahari. Ukuri ni uko mubana n'abakunda. Hano hari abahungu benshi cyane bantereta bifuza kubana nanjye. Kuri ibyo turabyumva kandi nanabigusobanurira, ndakubwira ati ngiye navuganye nawe nijoro, arambwira ati ntabwo byibuze gukunda ko tuvugana ku manywa kubera akazi kenshi nawe afite ku manywa, ni ubumva muhamagaye mukavugana. Kuri ntabwo kukwimaniwe cyangwa kwanga kumuhamagara video call mu mbere, ari uko natwe tutishimiye ko mu kazi wacu tugufite surprise kandi ndabizi neza uzishima. Surprise. Ntabwo muciye kubera yuko gushaka no kwihangana. Ariko kandi iyo ugize imana ukabona iwabo w'umugabo baragukunze barakwishimiye kuruha, urashaka ugatuza. Ako neri basore. Okay. So nsanze mwarankinishije koko, n'imyaka nihanganye.
umusore wanyu yaza ikintu cyo kuvuga mu kintu nawe cyo mufite umuhungu arahari iminsi ibura kugira ngo aze ni mikeya ugira ikibazo kandi ndagusabye ureke ibintu byo kwikomplicate waciye sinege wagira ngo turi kugukinisha ariko ni ibintu byumvikana yego ndabyumva njye ndashaka ko mutubwiza ukuri Kuri ni umukobwa mwiza hano mu Rwanda dufite abahungu beza bamushaka yewe imva bakaduha inkwano zihagije ariko uwo muhungu wanyu rwose tutazi n'ifoto njye rwose sinzi ntago mbyumva harya ngo buri gihe kingana gutambaza yewe twavanye ambwira ati ibyangombwa natse ni ukwezi kumwe kurenga ibyo byamubuza byataye agaciro kandi ibyo byangombwa birishyurwa ntabwo tuzongera ngo tugure ibindi murihanganye igihe gihagije ukwezi kumwe kukwihanganira ntabwo byananira gusa ndamutse nsanze mwarankinishije tugiye kubona ibogari shiri tugiye kubona umugabo uza urugo we wigira ikibazo ndabizi abahungu ni benshi n'abagutetse ni benshi kuko ntabwo uri mubi ariko yamara tubizi ni umuhungu pe ndakwizeye kandi ibyo narabyizeye neza 100%. nonese ko nangire nari nigendeye bibiti ntabwo uzishyana nawe uriya naryo hamwe shyano mu kanya ngiye kubona mbona Kuri waraje ari kumwe na sister we banyituyeho ati wa mu diaspora mwanyemereye ari mbura ikintu mvuga nonese ko utabwiza ukuri ukuhe Kuri ko wambwiye ati hashize icyumweru njye nahise mubwira ati azaza hashize ukwezi ndakomeza mutwara gake gake uriya mwana kumuhomba urumva twaba duhombye mba mbwiye sheri nonese ko utamubwiza ukuri ukuye Kuri siwe wambwiye ngo mwaravuganye arakubwira ngo azaza hashize icyumweru no njyewe nagira ngo menye ukwihangana kwabo ko kungana uriya mukobwa kwihangana byanze ubu noneho yatsembye baza noneho aho ageze kuzana n'imiryango bibi byancanze ubwo ikintu kigeze kubaho rero tuze kuvugana grand frère mubaze ko gahunda hari nyine ifatika ya nyayo menye igihe azazira sha mwihutisha ibintu uriya mukobwa muramukira ko ashaka umugabo yashyushye nase ko wagira ngo ahubwo kandi ibi nabavuga ni ukuri afite amatsiko yo kubona uriya mugabo kubera yuko twirirwa tumubwira ngo tuzamushyingira nta muzi kuko ibintu twakoze twikinira bibaye se nabonye ukuntu baje tavuga ati se share ikintu gihari komeze ubu baretse nyine nibaza niho njya kugaruka hano ubwiye ngo ndindire yuko umugabo ambwira gahunda ifatika ngenda za kuvugana grand frère cyari buze kumbwira nicyo tubize kwanzura baza mpita ngwamagara ubibambwirire se ko umuntu byose binkiraho ariko uzi ukuntu ariko aho ukabikora wabizanye ibi byose ariko nibyo tugomba gushyingira uriya mukobwa agomba kwinjira mu muryango wacu uko byagenda kose se ko ajya ngo hari inyungu ufitemo ndabikora kajya mu mirimo reka nigendere shamba baro bimfasha nk'umuhamagara byo nakubwiraga rero ndakumva cyane hari ibintu nigeze kuzana bigana kureba kwawe ariko amahirwe ufite hari undi muntu uri inyuma uribuza kubikurikirana n'ibihagera nta kibazo rwose cyambere siko rukundo cyambere nuko ndibibona nta kibazo none se ahubwo ikintu nibaza ni kimwe ku cyo dutunguye aho bro kora ngo yuko uri buze n'indege ya nijoro ukaza niya mu gitondo uzima hose ko byagenze kuriya cyo kuzina kubeshya bano igihe cyose nawe urambatungura mvuga nshaka gukora surprise nose niba washatse kudutungura kandi nakubwiye ukuntu gahunda ziteye nashaka kujya ari naha tugapanga uko nakubwiye ukuntu wa mukobwa nyine wa ndurwa kumbwira cyane twifuje ubundi kugera hano gahunda ukuntu yiteye ukaza usanga ari hano tugakora ibirori ukamubona tukamukwereka mukamenyana
nabyo baze umukobwa muhora muntsindagiraho cyangwa n'umugore wa kabiri ushaka ko mutungira kwiyumvira kuki uhora umera nka kera bro ndakuzi rega ndakuzi ngenda rengana ubazi na madame arakubwira uriya ni inshuti y'umuryango nuko nyine yawo sinzi impamvu udashaka gushaka aho kuki udashaka gushaka umusore wabyanga cyangwa ufite wabyanga ariko ikibazo cyawe ni kimwe ni cyese kuki uko tuma turagira ngo tukurambagirize umuntu muzima kurandambagiriza umuntu ntago muzi hari hanze ntabwo wabona umukobwa gutyo bose bari bize ari mu bye wabyuka mu kazi ajya mu kazi kugira ngo ashake amafaranga yo kuzishyura bill urabizi ukuntu bimeze sabrade kamukere ndabizi murabona pe mwifuriza n'ibintu byiza byinshi rero tugushakira umukobwa mwiza utazaza ugahubuka ejo ukaba wagiye mu kabari ugakwitana n'umukobwa utazi imico ye muzanshakira umukobwa umeze nka mama umeze nka nyoko ntabwo twamubona cyeka dushatse mushiki wawe so birashoboka ndashaka kuzishakira umukobwa umeze nka okay no Christian utaza kumbwira utaza no kundakaza namara kumukwereka ukambwira ngo uyu mukobwa siwe nateganyije ngo nibi ngo ateye uko ngo asengo bro urabizi ndakubaha man subiza ndakubaha urabizi banzo tuze ariko ndifuza yuko byibuze numara koga n'amasaha nk'atanu amaze kurangiraho gato umeze neza ndamubwira ze dukomeze gahunda yacu ukuntu yari imeze umurebe mumenyane kandi nuze kunsebya okay nta kintu bintu waye nari usagire ni umwana mwiza nugira ikibazo ndi kumva biri kungora ariko ishyire mu kimbo cyanjye nawe anje Christian ubu yanze wagiye kwereka umukobwa utazi biragoye akirundi ko bajya gukunda abakobwa byagenze gute mbona utafite n'ubwo reka mubwire enda wowe uri nawe ntabwo urafata ikirere ngo ugende ubuze haratsote arantu tuba turi biragoye wagize ngo se bino mwigira aho ngaho byo kuvuga ngo umugabo umukobwa mwiza ndabizi hariya niwe wabona umwanya kandi urabizi ikindi kuba uje mu kiruhuko ndabona abanyamahanga nyine kuba uje mu kiruhuko fatirana umwanya kandi urabizi ntabwo nagushuka urabizi ndakwizeye bibanza tuze ibindi turaza uko bimeze okay cyumba yasugeze Rwanda urabona iminsi mwana narayibagiye icyo nsanga mwariwe ntaki wowe numara kumubutse tubikora kamushiye ku murongo byose hano hacika njyame iminota mikeya ubwo nimbyuka ikindi turabivugana sawa fone kuri Marita sorry ubona Rwanda naniwe ko abanyamahanga ngo mbona gushaka ngo ugomba kuba online asante sana sawa utari kumwaza ndamanda cyangwa nuko wabaye umugeni nje kureba umugabo urumva ugifite amatsiko yo kumubona se wahageze wenda urabizi ufite n'amakuru ko hari uracyafite amatsiko ubwo amatsiko nibwo yabaye amatsiko ubwo rero amatsiko ashire igihe cyageze sibyo minsi mike witwa bese igiye kutubera umukazana ariko nawe yakuze cyangwa uracyari muto aracyabura imyaka mikeya ukuntu musa ujya mu murimanga turi kuba yadasa cyane murasa cyane n'ubundi turi nkurikirane ariko agomba kubanza akarangiza amashuri byose se nibyo rero uyu munsi niho nanjye narinegereje Christian abashyitsi baje uyu ni madamu uyu niwe warutegereje umugabo wawe inde uyu niwe Kuri uriya ni murumuna we nshimiye kumenya Kuri Yishimye yishimiye cyane
ko utamureba se bisigira isoni nyuma y'igihe kinini Chloe ko utamureba kandi wowe wari ufite amatsiko yo kumubona inde hari inde wowe yewe nde turaje tuzime shiriwe shiri wa Chloe ntabwo nzi usanzwe muziranye se nari nabyivugira arahari tukavugira inkuru si ese Christian tukuru mutubwire muziranye gute igihe cyose tumaze nawe se ko hari nababwiye Chloe bimeze gute ubanza ari ibyishimo afite rega sisonye ndamuzi se ntabwo wishimye nyuma y'igihe kinini umutegereje iki kibazo Rwanda urantunguye cyane rwose uvuga ngo Chloe ni sheri wanjye n'imyaka ishize tuziranye ubu ushaka kuvuga iki ese yababwiye ko yatinye kuvuga nawe kabisa none se ahubwo byaba ari sawa muramutse muziranye kereka niba hari ubundi buryo muziranyemo bundi ese nabanza avuge wowe ko sheri mu by'ukuri umufasha wawe ndabubaha gusa ndumva agiye gutaha ugiye gutaha nose Chloe ntibitwa dutegereje kuza umunsi nyirizina wakabaye ahubwo umenyana na Christian ukaba mu utaha nyine mbwira ni ikihe kibazo gihari sheri bohoka okay Christian mbwira wowe ndabona we gusa nta bintu byadanje ari ikintu namubeshyira kuko nawe kuribura tuziranye igihe kinini cyane ariko brother urebye ntabwo ari ngombwa ko tubivuga ngo twende tubisubiremo gusa umurwayi turaziranye what nyine muziranye mu buhe buryo ko mbona bibateye ikibazo mwese Christian ikamufasha Chloe ashize ikindi tuziranye gusa ariko hagati aho ndatunguwe mwese utunguwe n'iki urantunguye uyu niwe mukobwa mwambwiraga ati mugiye kunyereka ngo twagusha aho Chloe n'umwana mwiza Chloe uri kubona se byiki okay sinzi azo mwazaretse nihitiramo ko maje gukura ubundi mu mitiramo aho petit frère nawe nizeye ntabwo ari kumbwisa ukuri kwe nyine ni ikihe kibazo kuki utamunyeretse mbere ibindi byo mumbyukirije okay wenda ushobora kumuheruka kera hari uburyo bumwe cyangwa ubundi umuziho ariko Chloe yabaye umwana mwiza Chloe hari ikibazo okay ingambwe n'icyo mwiza okay wenda wowe ni kumuzi ariko Chloe ndamuzi cyane kubarusha Chloe ni indaya yicuruza bro ya no ibintu mbabwira ndabizi neza kuko nanjye icyo dukorana ni none se Christian byinshi no tutabeshyanye mwaritse nkababwira Christian sibye nanjye n'abantu bose tubana muri Amerika nta muntu utamuzi ndayicuruza kuri video call uri kuvuga muri ntabwo mbyumva si ibintu bari kuvuga ni ibiki bro no si ndashaka kumbwira neza ndashaka umukuri kwawe mwari musanzwe muziranye none se wenda ni amakuru baguhaye cyangwa kandi ari ngeri kubikwibwirira nanjye ubwanjye turavugana ndi mu bantu bamuguze iki ndi mu bantu bamuguze mu buhe buryo bisubire mu kangahe Christian tubwire niba utadukundira umwana ariko ureke kumwita indaya utangiye kumugurisha kandi aho kumbabwira imagazo n'amaguru yanjye abiri muramakanya gute okay nibyo
kugura no kugurisha nawe arahari ibyo ndimo aravuga nibyo Okay. Ntumbwire ko ibintu bari kuvuga ari ukuri. Mbabarira rwose ntumbwire ko ibintu bari kukuvuga ari ukuri pe. Sisi. Chloe. Wowe roromodo wanjye nizeraga. Wowe wangiraga inama ni wowe bari kuvuga ibi bintu. Unani kubimbwire neza ubivuge bose babyumva igihe twahereye dutegereje umuhungu ntukizi. None musanzwe muziranye muri ubwo buryo? No way. Chloe tubwire ko ari byo cyangwa atari byo. Okay, njye mukuri. Nibyo? Yego. Ibyo Christian kutubwira nibyo? No. Wiki? Okay. Nagaruka nabitekerezaga. Usa nyine ibi byose biri inyuma ya madamu. Ntabwo nzi ko nasobanura ibi bintu. Kurumva ntabwo ushobora kuba nahuza abantu bihushije mu buryo bw'amanyanga bwabo. Okay. Wowe n'umuvandimwe wawe musohoka mu gihe. Nta kindi mfite cyo gukora. I messed up. Ibyo nakoze byose nkimara kumbwira ko mufitiye umugabo mvuga ndashaka kuzajya muca inyuma ngomba nari n'abandi bagabo gusa ingeso y'ubusambanyi nari nsanganywe yaranganje birakira niyobotse inzira nk'izo cyane ko izo zamfashaga byibuze no kubona imibereho ubwo Christian wishaka kwigira umwere hano ibyabaye byose twarabikoranye ntabwo nabikoze njyenyine ikindi kandi rwose Christian wenda ntabwo nshobotse ariko hasi kwirengagiza imyaka 3 yose nagutegereje. Chloe, sujye ngo nukuvugira Christian. Byibuze iyo biza kuba ari Christian wenyine. Noneho n'abandi bose babanaga. Nisi Christian ari muzi. Nza kumenya ko ari we nanjye ntabwo bikona. Ubuse uramutse ubanye na Christian. Babandi bose mwagiye muryamana video call. Bagashyira hanze amavideo abagufasha ama screenshot bikajya hanze. Biragenda gusa. Njye ku ruhare rwanjye ntabwo ibyo nabyemera. Mwanzuro n'uwa Christian nabyemera mu bandi. Abo ku ruhare rwanjye ntabwo nyibishaka. Tife wivunika kandi usibeje umuryango. Wivunika. Ntabwo ibintu byakunda rwose. Uze nashaka umugore umeze gutya nkazajya kumwerekana he kandi ubizi ko uko ari abantu. Twarayakoranye yego ntabwo nabihakanye ariko bitavuze ko uticuruza. Birakora ko kwicuruje. Numva ikibazo hano kiri. Okay. Chloe, musohoke mugende. Kandi mwakoze. Sisi. Waranakoze gutegereza. Grace. Ibi nibyo nari ntegereje. Kuri mukuru wanjye. Ubu ngubu uri kubona nanjye udaciye amayira yanjye. Ubu ngubu nanjye sigaje kumva mu muhanda bambwira ngo ndicuruza nawe. Sibyo? Ubu nanjye ngiye kwambara izina ryawe
ibi nibyo nari ntegereje cyangwa yansebeje koko. Seka mubaze ikibazo kimwe gafre. Ubu uvuye mu Rwanda ujya mu mahanga gukina imikino yose. Kujya usambanira kuri video call. Murando mbere cyane ahubwo. Uzakumbura ko ndi ibintu ngibyo. Ahubwo bro. Warahindutse. Ko nta kintu wajya gumisha. Wabona ari nge nawe ndohindutse. Wa nta kintu wajya gumisha ubwisukuri. Hari kintu wajya gumisha. None se reka mubaze ikibazo kimwe. Kumbwira ngo nta kintu naguhishaga, genda kuri twije turyamana video call kubyo nabwira ngo ndi umuntu uryamana video call naba. Kuki utamunyeretse mu mafoto se kandi uzi ko ninza mu Rwanda rimuzanyereka. Mukoreka amafoto ari ukubera iki? Wagiye wirinda. Abantu bose babitse ubwo busa bwawe, wiri gusambana nabo wangiza abana b'abandi bangiza ku video call. Bizagenda bite? Abo se uzarinda uzashakana nawe wiri gukora ibyo bintu. Bagarika mu bwisukuri sibyo. Babiswe nabyo ndakwisha. Sibyo. Mutoya wanje ariko ntabwo muruta cyane kubyo ntacyo nakubwira. Yangana nyumve gatoya nyina nakubwira. Era byose tubikora mu rwego rwo kugira ngo basi natwe twumve tumeze neza. Kakora bizara tubaduze cyane tubaduze. Tubaduze nta mwanya tugira wo kujya mu makobwa. Impamvu kandi ubonye nk'umuntu wibaza inda ushobora kuvuga ati kore icyo nyine kujyana. Madame Sol. Uramaze icyo koze.